satani nakwereka ibyacitse uzamwereka ibintu 8 Imana yadoze ikabisirifira. Nakwereka ibyatandukanye uzamwereka iby'Imana yegeranyije bihura n'ibindi. Umubwira uti winera ubwoba kubera ko Imana yanjye ibasha gukora cyane ibirenze ibyo atekereza n'ibyo bibwira. Ndagira ngo Imana ni umutayari w'umuhanga idoda ibintu ikabisirifira ntibizongere gutandukana. Niba hari ibyawe byari byaranyanyagiye Imana yohereje imbaraga zibitoragura kandi yohereza umutayari w'imbaraga abisirifire. Ibyari bigiye gucika ntugatangaza ibicitse, tubabwira iby'Imana yadoze. Ntugatangaza ibicitse, tubabwira iby'Imana isannye. Ntugatangaza ibisenyutse, tubabwira akazi. Buri guha Imana akazi ikora. Rero ntabwo ari karandesi bikugukurikirana, ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri weho. Torero haleluya. Ndafashijwe Sipiriye. Ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri weho. Ni ukugira ngo babone ko Imana izamura, babone ko Imana ihesha agaciro, babone ko Imana isobanura udasobanutse, babone ko Imana irwanirira umuntu agatsinda, babone ko Imana ikura ibintu kuri zero ikabiha umurongo, babone ko Imana ifite ububasha bwo kugira ikintu ikora ikakirema ikagikomeza. Ntabwo ari ababyeyi bawe, si seta mbi ukoreraho, si karitsiye yakubereye mbi, ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana. Doko ufite umuntu ufite ibimenyetso yari umukene ariko Imana ihanagura ibimenyetso yuko yigeze akena. Ntabwo ibyo ngibyo bibara reka ntagitekereza kutyo, kuko iyo umuntu ari umukene yarakiza ariko ubukene akabugumana abacibuka resitora zarurira 700 yaguha 2 akavuga turatega tagisi ariko uranarye. Mbwira umuntu ucibuka ibyo bintu mu izina rya Yesu. Afite ibimenyetso by'uko akiri umukene, nubwo agenda muri vewiti, nubwo agira gutene gutyo. Ariko njyewe nzi umuntu wahamagaye umuntu aramubwira ati ndashaka kugurira icyayi. Ati rwose mbona mukora ibintu byiza bimeze gutyo, ati rero ndashaka kugurira icyayi. Agiye kumugurira icyayi amuha 21,000 by'amadolari. Mbwira icyo cyayi kibaho. Ubwo 21,000 by'idolari ni miliyoni hafi 23 hafi 5. Ngo ni icyayi amuguriye ati mba mbona mukora imirimo ibavuna gutyo na gutyo, ati akira nkugurire icyayi. Mbwira umuntu ugura icyayi nk'icyo ngicyo. Ni umuntu Imana yajyanye isiro w'amaroga yibagirwa ubukene. Hari n'abantu badukurikira bo mu mahanga. Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV. Kandi ikindi yemeye kugendana natwe, yemeye no gukorana natwe. Irimo iravuga ngo ndi hamwe namwe ninde wabashobora. Nta muntu usumbya imbaraga Imana, nta muntu usumbya imbaraga Imana. Muri iyi nkuru dushaka ko dusoma gatoya gusa ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cy'9. Turasoma inkuru dore ku murongo wa mbere. Ni inkuru y'umuntu wavutse ari impumyi. Ijambo shaka ko tuvuga muri aya masengesho, ndashaka ko musohoka muri ikimenyetso kigirirwaho impaka. Uko winjiye ntabwo ari kugomba gusubirayo, uko bakuzi ntabwo ari ko bagomba kongera kukumenya. Ukwiye kugirirwaho impaka kubera ubuzima Imana yahinduye, imibereho Imana yahinduye, agaciro Imana yazanye, amateka Imana yahinduye, ugasohoka uri ikimenyetso kigirwaho impaka. Torero haleluya.
ishusho y'uyu mwene data bari bamuzi nk'impumyi kandi isaba. Birashoboka ko nawe bafite uko bakuzi nk'umunyamibabaro, bakuzi nk'umunyantege nke, bakuzi nk'umuntu udashoboye, bakuzi nk'umuntu uri wa wundi usanzwe, ariko guhura na Yesu gusa mu rugendo rumwe wakoze rwo kuba hano imbere y'Imana iraguhindurira amateka, usohoke utari wa wundi, ahubwo uri ikimenyetso kigirwaho impaka, kandi ubyakira abifate bihinduka ibye, kandi ubyizera ahure nabyo. Haleluya. Bibiliya iravuga ngo akigenda abona umuntu wavutse ari impumyi, uko niko yavutse. Abigishwa baramubaza bati, mwigisha, ninde wakoze icyaha, n'uyu cyangwa ni ababyeyi be, ko yavutse ari impumyi? Bari abigishwa babazaga Yesu. Ibintu byawe babikekera ku bandi. Hari ibintu abantu bari gukekera ku bandi, bakibwira ko aribo babiteye kumera uko, ariko igisubizo Yesu ari gutanga nicyo kiri busobanura uri we, nicyo kigiye no kugaragaza ko uyu mwaka wa 2020 ugiye kuba ikimenyetso kigirwa impaka. Kubera izihe mpamvu? Yesu arabasubiza ati, uyu nta cyaha yakoze, yavutse yisanga mu bwo buzima. Abatekereza yuko kuba utari wakira ari ubunebwe, nibabyihorere, ntabwo ari ubunebwe, hari impamvu yabyo. Kuba utarashaka si ukubenga cyane, kuba utarabyara si uko utabana n'umugabo, kuba utari wubaka si uko udashaka kubaka, kuba ibintu bitari byagenda kuriya si uko nawe utabishaka. Umva uko Yesu asubiza. Ko numva ntangiye gufashwa torero. Haleluya. Yesu umva uko asubiza, aravuga ngo uyu nta cyaha yakoze cyangwa ababyeyi be nk'uko mubikeka, ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Iyo tuvuka tubayeho neza, iyo tuvuka tutarwara, iyo tuvuka nta bibazo dufite, twinjira mu mazu, Imana yari kubura akazi ikora, ariko ubuzima urimo bwahaye Imana akazi, buri guha Imana akazi ikora. Rero ntabwo ari karandesi bikugukurikirana, ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri weho. Torero haleluya. Ndafashijwe Sipiriye. Ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri weho. Ni ukugira ngo babone ko Imana izamura, babone ko Imana ihesha agaciro, babone ko Imana isobanura udasobanutse, babone ko Imana irwanira umuntu agatsinda, babone ko Imana ikura ibintu kuri zero ikabiha umurongo, babone ko Imana ifite ububasha bwo kugira ikintu ikora ikakirema ikagikomeza. Ntabwo ari ababyeyi bawe, si seta mbi ukoreraho, si karitsiye yakubereye mbi, ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri wowe. Haleluya. Ikiganiro kirakomeza. Yesu aravuga ngo impamvu y'ibyo nkwiriye gukora umurimo uwantumye hakiri ku manywa. Byasobanuraga iki? Yasobanuraga ko hari akazi afite kandi kihuta, kandi akazi afite gaherereye kuri iyo mpumyi. Uwiteka arashaka kuguhumura amaso ngo ubone amahirwe yawe wari warabuze. Uwiteka arashaka kuguhumura amaso ngo igihe wari umaze ukabakaba akwereke neza. Buriya Yesu atari yaduhumura, tunyura ku bisubizo kandi bihari, tunyura ku mahirwe kandi tuyakwiriye. Dukunda kuyoba amahirwe iyo Yesu atari yaduhumura amaso. Uyu muntu nawe ngo yicaraga asabiriza, ariko umunsi umwe hanyura umuntu udasanzwe, udatanga ibyo usabye, ahubwo aguha ikizatuma ubona ibyo usaba. Hari ibyo yahabwaga wenda ntanabibona, bakamuha igiceri cya 5 cyangwa 10, ntamenye n'icyo ari cyo, ntamenye guha agaciro n'ibyo yahawe.
ariko amaso amaze guhumuka ibyo yari afite bigira agaciro anabibyaza umusaruro. Ni uyu mwuka ashaka ko uza gutahana nawe kuba ikimenyetso kigirwaho impaka. N'uguhobeye, n'ugushuhuje, n'uwo muhuriye mu nzira, n'uwo mugendanye, n'uwo avuga ati uyu ni wa wundi wabaga Kacyiru. Ese uyu ni wa wundi twiganaga. Ese uyu ni wa wundi wari unanutse cyagiye. Uba ikimenyetso kigirwaho impaka. Nawe uzajya ubasubiza ati mwige impaka ndi hano, ndi umugabo wo guhamya ibyo Yesu yankoreye. Tuvuga ngo amen. Ese ni wa wundi wajyananaga imbago yakiza ate? Ese uyu nguyu ahandi gukodesha, uyu ni wa wundi wajya gukodesha Bukaserege yimuka kuwa mbere no kuwa kabiri? Ati oya wigira reka mubwire Imana itanga amazu, mubwire Imana itanga urubyaro, mubwire Imana ihindura amateka, mubwire Imana ikubesha hagati y'umurozi akabuzana ukajya wihinduka amazi, ukaba hagati y'abacuragura ntibagira icyo bagutwara. Kuba ikimenyetso kigirwaho iki? Impaka. Ariko hari umuntu ubyizeye ngo atere haleluya gatatu ko numva hari ibintu biri guhinduka. Teraniro ry'uyu munsi hari ibintu biryamyemo ntazi ukuntu biri bumere. Shimwa Yesu umucunguzi, shimwa Mana, shimwa nawe mwuka we wamutume. Yes. Hanyuma Yesu ku murongo wa 5 aravuga ngo nkiri mwisi ndi umucyo w'isi. Yesu azana urumuri ahari hari umwijima. Wari wambaye kwirabura akambara gucya mu maso. Yesu natanga umucyo mu buzima bwawe. Ibyo wabonaga bidafite icyerekezo abiha umurongo. Ibyo wari umaze igihe usengera ushaka ubona byanze, ubona bidakunda, ubona bitagira gute, abihe umurongo. Yesu ni umucyo arakumurikira. Umuririmbyi yararembye ngo amurikira inzira, nizera ko andengera. Ngo Yesu ni wuma amahoro, ngo atuma nyiranuka, ajyama n'ubugingo nabwo bunkiza ibyaha iteka. Bivuga ngo rero Yesu ni umucyo w'isi, kandi nawe araguhindura umucyo, araguhitara rikumurikira ku manywa ndetse na nijoro. Kuko abantu bose mu isi bafite ikibazo cy'ubuhumyi ariko bareba. Yesu rero araza kuvura. Amaze kuvuga atyo acira amacandwe hasi, ayatobesha akondo, bitobanura ko kari gake, akamusiga mu maso. Ega Yesu ukuntu ari umuhanga. Yega Yesu ujya kugutokora akabanza akagutokoza. Ega Yesu ujya gukora akazi, ujya kuguha akazi akabanza akakakwima. Impumyi iratatse, aho ubundi bari bazi ko azazana isabune cyangwa n'iki, ngo ayongera afata icyondo kandi asiga ku maso. Iyo Imana igiye kukugirira neza iza bagusebya, aho igashyiraho impamvu zituma bagusebya cyane. Kubera ibyawe iyo bitari byagera kure, biragoye kumvikana ko Imana izabikora. Ngo yafashe icyondo arakimusiga, kandi amaze kukimusiga aramubwira ngo wowe ugiye kujya koga i Silowamu, unyure ku isatere ku manywa, abantu babanze bagukomere, kuko abagukomereye ubwinshi bwabo uragaruka bavuza impundu utabibasabiye. Niba hari abantu bari kugukomera, niba hari abantu bari kumubagira gute, abo bose bazikuba kabiri ku bantu bazavuza impundu babonye ishimwe ryawe, bazifuza kuba inshuti yawe utabibatse. Ntabwo ari uzabaka kuba inshuti, bazizana. Rero kasi tujya mu bintu tutazi icyo Yesu agiye gukurikizaho ikindi.
ngo impumyi iragenda irabyakira, iragenda izenguruka, abana hanyuze hirya bakavuga bati yo suma gusa noneho yasaze. Ati kandi ahantu yari yicaye yahuriye na wa mugabo bita Yesu, ati nta n'icyo yamufashije, niwe uhometseho ibintu by'ibyondo. Hari igihe tujya tuza gusenga abantu bakavuga ati ko umuntu asenga ariko ibyo ntibihinduke, kuki umuntu asenga bya bintu bikaba ahubwo bikiyongera. Kumbi iyo Imana igiye kwica igiterane kibimutera irabanza ikabyegeranya. Imana ntabwo ijya imanura reka ntabwo igifaru cyarasa umubu, ntabwo bibaho. Ntabwo imbaraga z'Imana yazimanura ku kantu gatoya, irabareka bakigira ikipe bakuzura nka kwasiteri, ikazabahondera rimwe ikavuga ati ndi Imana ikoze akazi kayo. Kubera iyi Imana ntabwo ifite umwanya wo gutakaza umwanya ku bantu, kuri wa muntu umwe uri kukurwanya. Irabareka bakaba benshi, akagira n'abafana, akazagira abo yisasira. Ndetse na Kora niko byagenze, n'abandi barwanyije na Mose habayeho baravuga ati rero abantu bari kurwanya Mose ni mu gihe hariya ku ruhande ubutaka bwarasamye, Imana ikora igikorwa cyuzuye. Niba hari umuntu uri kugusakuriza ari inyuma yawe, mureke yongereho nk'abandi nka bane. Imana ntabwo igira umubu, irasa ibintu bimeze nk'indege, ikubita ikintu cy'igikipe kinini neza ikakicaza, byarangiza torero. haleluya. Ntabwo Imana igira irwana rwose ngo ize kwirirwa kuba no gutakaza umwanya w'ubusa. Bibiliya iravuga ngo barabikora nk'abihorera bakibwira ko mwanye nabo. Icyo Imana iba yakoze ni kimwe gusa, igusigaho ikintu bita uburinzi, ikigendera, ikareka bakaba bahanyanyaza, kuko irabizi ko ntacyo bari bugutware. Irabizi ko nubwo bahagurutse batari bugire ikintu na kimwe bagutwara, ikabareka. Kubera iki? Yasize sekirite yaguteye urushinge rukingera, rutari rwo gupfejo, rutari rwo gupfejo bundi. Irigenda ntibyayibuza rero kwigira mu kandi kazi, ngo iraza kwirirwa ihagaze aho. Biravuga ngo ahari bazaterana, ariko sijya uzaba ubateranyije. Akandi kantu keza nzakabaganirizaho ubutaha, ngo nta ntwaro bagucuriye. Imana irabizi ko abantu bacura ngo izagira ikigutwara. Abantu baracura, bagacurisha amafaranga, bagacurisha amagambo, bagacurisha ibinyoma, bagacura bagahura, ariko ngo nta ntwaro n'imwe bazacura izagira iki igutwara. Bayicurira muri salo, bayicurira muri baboni kofi, bayicurira muri hoteli, bayicurira mu ndege, bayicurira Dubai bagiyeyo, bayicurira kuri telefone. Nta ntwaro n'imwe bagucuriye. Bibiliya niko ivuze ngo izagira ikigira gute igutwara. Ubyizeye natere haleluya gatatu. Tarape saleto pine. Turavuga ishimwe ryawe, turavuga imbaraga, turavuga n'imirimo iyo twakubo, turavuga turavuga n'imirimo iyo twakubonanye. Barabahemukiye, yewe reka nihute. Ageze Silowamu arahagera, abo yanyuzeho bose bagiraga gute? Murakangubwira, hari ahantu, hari ikibanza, hari agace uzageramo kamera nk'ako woherejwemo n'Imana. Ntabwo iseta zose si iseta, hari ahantu haguhira hakaba hawe. Umugezi wo guhumukiramo wari uwa Silowamu. haraho ahageze akaraba atazi ibyo ari kugira gute, ariko muri iri teraniro karaba, ukarabe igisuzuguriro, ukarabe ucye mu maso, ukarabe ibimwaro byose watewe n'abantu. Karaba, wongera ukarabe, kubera ko Imana yakohereje
baje ku mugezi wo gukaraba ngo wongere uce mu maso, kandi ibimwaro byose wamaranye imyaka myinshi birarangira numara kuva i Silowamu. Abagusebyaga bose n'abakuryaniraga inzara barahinduka inshuti zawe uvuye i Silowamu. I Silowamu ni mu masengesho wasenze, i Silowamu ni ahantu washatse Imana, i Silowamu ni ahantu Imana yavugiye, i Silowamu ni ahantu Imana ikohereje. Hahandi aho niho uri buze gukira bya bimwaro byose. Ndaguhanuriye mu izina rya Yesu. Yewe we, hasobanura ngo yaratumwe. I Silowamu bisobanura ngo yaratumwe. Abantu bazi ko wizanye ariko waratumwe. Hari misiyo ufite mu Mana abo musengana batazi, abo mubana mu nzu batazi. Hari misiyo ufite mu Mana, ntabwo wapfuye kuza gusa. Hari misiyo ufite mu Mana. Abatamizi cyangwa n'abandi b'abanyamatiku bose ngo abaturanyi be, abaturanyi kandi nawe urabafite. Abaturanyi muba musengana, abaturanyi muba mukorana mu kazi, ngo ni abantu b'abaturanyi baba hafi yawe, bakuzi neza, barakuzi, bamubonaga kera. Ngo abaturanyi be bamubonaga kera, bongera kumubona kandi ngo ahora asabiriza. Barabazanya bati mutubwire murebe neza, uyu si we wicaraga asabiriza? Bamwe bati ndabona ari we, abandi bati si we, icyakora bafite agashusho kenda gusa nawe. Ndashaka ko iyi Imana ihinduye ibintu ikwibagiza n'abari bakuzi. Ubundi abantu bagipfa gutanga ubuhamya bwawe, hari akantu kaba katari kakoreka, ubundi batangira kujima kakavuga ati rero agenda muri V8 ariko banza ari mukuru we. Ati none se ko twasenganaga tubana hariya, kuko hari ukuntu Imana izana akavuye mu bitekerezo byabo, nibajye bakajya buri ukuntu bakuvuga. Ati se ko twasenganaga nta kintu afite. Ati none se ubwo bamubonye yicaye mu nteko nshinga amategeko hagiyemo wenda yibereye umudepite, Imana sinzi ukuntu bigenje, kuko ubu ngubu wicaye hano abantu benshi nibake bemera ko wizi kubera ubuzima urimo. Uyu niyo abwiye ati rwose buriya ati nize muri Yeriko, barakubwira ati reka reka, ati ushobora kuba warahanyuze, ati cyangwa utuye mu iyo karitsiye. Ntabwo abantu bemera ko uyizi. Niho kubwira abantu ngo ufite perime ariko batarabona utwaye imodoka, barabatereka reka nangane mugakabye. Perime se niranga muntu, ati urafite perime ukutyo. Hari ibintu abantu baba batari bemera, n'uyu ngo baravuga ariko se oya ntibishoboka. Turabizi ko wabo naho bataje bagerageje kumujyana mu ivuriro rishoboka ryose, none se yakira akagiza no ku rwego ahumuka akagenda yigenza. None se ko nta bimenyetso biri mu maso yuko yigeza yimpumye? Hari igihe Imana igutabara igakuraho ibimenyetso by'uko wigeze kuba umukene. Hari n'igihe n'abandi, hari n'umuntu ukira ariko ibimenyetso by'uko ari umukene, yabaye umukene akabigumana ntibive mu buzima bwe. Murabyumva? Ukaba n'umuntu agenda mu modoka ihenze ariko akaba atarenze 5,000 mu kuguha, akakubwira ngo moto ngo hari ase ngo ubundi ngo si icyabiri. Umuntu w'umukire ugerekaho ibiceri.
niyo ari guhaha no mu rugo iwe amera nk'ugira agakarine, yarahumutse ariko asigarana ubusembwa bw'ibimenyetso bw'intuza. Hari umuntu ukira ariko agasigarana ibimenyetso by'ubukene, ariko hari n'ukira gutyo wajya kora ubwira ati rero atugiye Nyabirambo ukabona gukubisa ibihumbi 10 byo gutega moto. Iyo si bari moto ahubwo bibaye ivatiri. Yakubwira ati ese urarya saa sita, ati rero urakira amafaranga ugiye kurya cyangwa uriho nk'icyayi ukabona guhaye 20. Doko ufite umuntu ufite ibimenyetso yari umukene ariko Imana ihanagura ibimenyetso yuko yigeze akena. Ntabwo ibyo ngibyo bibara reka ntagitekereza kutyo, kuko iyo umuntu ari umukene yarakiza ariko ubukene akabugumana, abakibuka resitora zarurira 700 yaguha bibiri akavuga turatega tagisi ariko uranarye. Mbwira umuntu ukibuka ibyo bintu mu izina rya Yesu. Afite ibimenyetso by'uko akiri umukene, nubwo agenda muri vewiti, nubwo agira gutene gutyo, ariko njyewe nzi umuntu ngo ahamagaye umuntu aramubwira ati ndashaka kugurira icyayi. Ati rwose mbona mukora ibintu byiza bimeze gutyo, ati rero ndashaka kugurira icyayi. Agiye kumugurira icyayi amuha ibihumbi 21 by'amadolari. Mbwira icyo cyayi kibaho ubwo 21 by'idolari ni miliyoni hafi 23 hafi n'eshanu. Ngo ni icyayi amuguriye ati mba mbona mukora imirimo ibavuna gutyo na gutyo, ati akira nkugurire icyayi. Mbwira umuntu ugura icyayi nk'icyo ngicyo ni umuntu Imana yajyanye isiro w'amaroga yibagirwa ubukene. Hari n'abantu badukurikira bo mu mahanga aba mu Burayi ariko ubukene bwo muri Afurika bukaba bukimurimo. Niyo agiye kukohereza 32 ngo harimo ngo nayo kugukata. Ujumenya ko nawe ntaragera Isilamu, ashobora kuba ataranagera Isilamu ataroga neza, kuko woze hari utuntu hari umuntu ujya kugutwerera mwahura ukavuga ati abana ntibashaka birorerere. Kubera iki? Yoze Isilamu arakaraba acya mu maso agera ku rwego arekura aratanga. Ariko hari umuntu ugifite ubukene bukimuriho nubwo mubona aparitse imodoka ikiri hariya gutyo na gutya. Ibajyane Isilamu. Ejo bundi ku cyumweru banza ari cyashize nibwo nabwo abandi babwiye rero ni mwishime mikrofone yarapfuye. Ejo umuntu aramamagara ati ntukabure mikrofone, ami 100 iziri hariya nazizanye ziri ku rwego rukomeye. Afata 300 arayamereza ateke reka Imana itazanyica. Ibise mwamenye uko byahavuye nabyo ko ari Imana yagiye ibikora. Abana abantu bavuye Isilamu barakaraba baracya, noneho barenga urwego rw'ubukene bagira gute, bagira iyerekwa rirerire. Reka ahubwo senge najya mu mwuka mwinshi, ndasabira gukaraba mu gacya. Ari umuntu pe wana yaravuye mu bintu ariko akaba kibirimo neza bakabona tekereza pe. Umuntu arabwira ati ndi umukire ariko 10 ntarirekure, 5 ntabirekure, 20 ntabirekure, ubu twose ntabirekure. Numwegereye ubuzima ntibuhinduke. Ni ikibazo. Ari Isilamu wenda arasa n'uwakarabye ariko yasigaranye ibimenyetso by'uko yari impumyi yasabirizaga. Bamwe ati niwe cyangwa si we, ati mwigi impaka ni njye. Ni njyewe. Imana yatabaye.
ni njyewe Imana yakoreye bya bindi. Nubwo mwari mwarashyizeho akadomo ariko ni njye yatabaye. Burya hari abantu bareba ubuzima bwawe bagashyiraho akadomo, kavuga ati sha ntacyo azimarira, amahirwe yararangiye, ntacyo mbijeje, hari ibintu bitazakunda. Izo mpaka zirakomeza. Nerekera ku musozo, arabasubiza ati baramusubiza ati wa muntu witwa Yesu yatobye akondo akasiga ku maso, arambwira ati jya i Silowamu wiyuhagire. Ndashaka kukubwira ko hano hantu haguhindukira i Silowamu, uhave n'ibimenyetso by'uko wigeze ukena birangire. Yuko wigeze ukena burangire. Ibintu mbega bya bindi by'uko wari umeze gutyo, ibimenyetso byakugaragaza gutyo byose Imana ibihanagure birangire. Bya bindi by'uko wasebye, bya bindi ko wamwaye, bya bindi ko wari umunyabyaha, numara kugera hano i Silowamu urakaraba, igisuzuguriro cyose barakubona uri mushya usohotse. Twese tuvuge ngo amen. Ntabwo ngiye kwirirwa shyiraho amateko y'abanyamadini ngo hari ku isabato. Abanyamadini nabo Mana bazajye mu ijuru, abanyamadini Imana izabajyane mu ijuru. Umuntu arahumutse, yaramaze igihe ari impumyi, ntibanamufashije, ntibamushyiraga no ku rutonde rwa mitiweli, none bazamuye itiku ngo wari uhumutse, ariko ngo uhumutse ngo ari ku isabato. Ariko Imana izaninde kuba umunyedini. Sabindi bibisibi ureba bazame ngo kukise ngo akize ngo ku isabato, ngo naza asobanure ngo yisha amategeko. Hari igihe Imana itabara umuntu hano ikamwehera fiyasa wenda w'umuzungu, areka kubwa impamvu z'umutekano wanjye reka mbihorere, ntabwo ari hano, ni mu yandi madini. Ariko amatiko agahaguruka, kandi iminsi ari yicaye ku kidendezi. Iryo teraniro yabagamo ryabagamo abasore ntibavuze, none yihuriye n'umuzungu. nanze kuvuga idireka nivugira umuzungu, nibo mutinya. Ubu mvuze ngo ahuye n'umugaturika, induru zahaguruka. Ati kubera icyo ushatse umuzungu? Abatariko imyaka nari maze aha, bene wacu abirabura ndebeye kubukwe bwerekanwaga ni iki bashinzaga. Hari ubuhamya bwiza nigeze mbura, mujya mundekera abana. Rata iyo munsi Imana igukarabirize ku iki kidendezi, amahirwe yawe uhure nayo aho yaca hose, ariko uhure nayo. Kandi nyine iyo Imana azanye amahirwe habaho n'ikimenyetso kigirwa impaka. Bamwe ati buraba, abandi ati ntibuzaba, abandi turabutata, abandi ntimuzajyeyo. Mwajyayo mutajyayo, uwahumukiye i Silowamu yahumutse, kandi ntari bwongere kuba impumyi ukundi. Tera haleluya! Nta gahunda yo kuba impumyi igihari. Ndagira ngo nkubwire, Satani nakwereka ibyacitse
uzamwereka ibintu 8 Imana yadoze ikabisirifira. Nakwereka ibyatandukanye uzamwereka iby'Imana yegeranyije bihura n'ibindi. Umubwira uti winera ubwoba kubera ko Imana yanjye ibasha gukora cyane ibirenze ibyo atekereza n'ibyo bibwira. Ndagira ngo Imana ni umutayari w'umuhanga, idoda ibintu ikabisirifira ntibizongere gutandukana. Niba hari ibyawe byari byaranyanyagiye, Imana yohereje imbaraga zibitoragura, kandi yohereza umutayari w'imbaraga abisirifire. Ibyari bigiye gucika ntugatangaza ibicitse, tubabwira iby'Imana yadoze. Ntugatangaza ibicitse, tubabwira iby'Imana isannye. Ntugatangaza ibisenyutse, tubabwira iby'Imana yubatse. Tera haleluya. Haguruka dusengane Imana mu izina rya Yesu, tubakire abakozi b'Imana. Kandi nuva mugeze mu kirere cyo gusenga. Haleluya. Akira kuba ikimenyetso kigirwaho impaka. Akira kubona Imana muri iri teraniro. Akira imbaraga z'umuzuko. Haleluya. Mama vuta nkitabaza, mwami wanze morenaka, uzambonere kure, mwami wanjye tuzabane, umuriro ntuzime, isoko ntigakame, morenaka kugeza igihe uzazira, nk'amavuta. Jehova nisi, Jehova morenaka, ubwo uzaza uzambonere kure, mwami wanjye tuzajyane, sukamo amavuta mesha temba nk'umwuzure, morenaka kugeza igihe uzazira, sukamo amavuta mesha temba nk'umwuzure, morena. Kuri uyu mwanya imbaraga zawe zibare natwe. Zamura ibiganza byawe, natura umwuka wo gucya mu maso, natura umwuka wo guhumuka umenya amahirwe akwegereye, natura umwuka wo gutsinda intambara zose wari urimo urwana nazo, natura amavuta yo kunesha, kuko aho wari uri hari hanyereye. Aritostariki mini drare pareto sakara baba winidostisi idgidra tolai biniwa la liderostisi kidado bene la perefora winidikita la rasini odekrere payara la soketa ya shikrere brere tarakita ningone vone timista egim el. Uko waje ntabwo ari kusubirayo, uko waje wiyumva si kusubirayo, uko waje wiyumva si kusubirayo. Akira imbaraga, akira kubahoka, akira ubutabazi, akira gukomera, akira uburinzi. Ndategeka indwara iyo yose iri mu buzima bwawe, ndategeka imbaraga zose zaguteraga, ndategeka imigambi yose y'abadayimoni, ndambura ububasha ikintu cyose. Jehova nisi, Jehova shama, Jehova Elohimu. Umva imbaraga, umva imbaraga, umva imbaraga, umva imbaraga, umva imbaraga zikora, bona imbaraga zikora, bona imbaraga zikora, bona imbaraga zikora, bona imbaraga zihindura ibintu, bona imbaraga zirema ubutabazi, bona imbaraga zikiza indwara, bona imbaraga zirema umuzuko, bona imbaraga zirema kubaho. Tera haleluya gatatu, twongera tera haleluya.
ongera utere haleluya cyane. Nimwicare twakira abahanuzi. Yesu abaha umugisha.